Noneho kuri iki gihe kuba wakora indirimbo ntabwo bigisaba kuba uri umuhanzi w'umunyamwuga cyangwa se uri umuprofesiyoneri mu by'indirimbo, kubera ko AI yaje nk'igisubizo ku bintu byose. Abantu bahoze bavuga ngo AI zigiye gutuma abantu benshi babura akazi baribeshye, kubera ko AI ntabwo yaje gutuma abantu benshi babura akazi, ahubwo yaje mu buryo bwo koroshya akazi. Ibaze ko ubu AI iri kuba yagufasha gutunganya indirimbo, ukayiha amagambo gusa ikagushakira beat na sound, washaka ukanakoresha sound yawe. Ibi ni igitangaza, ariko bikaba n'ikibazo ku bahanzi basanzwe babikora nk'umwuga, kubera ko igiye kuba yabakura ku isoko ndetse n'abaproducer n'abibagiwe, kuko AI iri gutunganya indirimbo nta muproducer yifashishije yo ubwayo ndetse nawe upfa kuba ufite internet na telefone, iraza guhita ubasha gukora indirimbo yawe ya mbere. Ntabwo gukora indirimbo bigisaba kuba uri umuhanzi w'umuhanga w'umunyamwuga, kubera iki gihe nawe ugiye gutangira ujya usohora indirimbo cyangwa se ukora indirimbo, wabikora nka content creator, wabikora nka enjoy, icyo ushaka. Niba ushaka kwiga rero uko bikorwa, ugiye kuza hano kuri YouTube, hano gutya YouTube urayinjiraho, ukimara kuyinjiraho urahita uza hano muri search hano hejuru, urahita uhakanda wandikemo iyi channel gutya Mr Teacher, dore ngiyi ni nayo iri hejuru Mr Teacher gutya, ngiyi uyikoreho. Ukimara kuyikoraho urahita uhingukira kuri video nayikoze, imaze iminsi nyishyize hanze, dore ngiyi urahita uyikandaho wige uko bikorwa akantu ku kandi. Jyaho urebe uko bikorwa akantu ku kandi, kandi wibuke gukanda subscribe, ntiwibagirwe gusiga ukanda subscribe n'ukunda video nk'izi zijye zikugeraho. Dufite amasomo menshi kuri AI cyangwa se artificial intelligence tuzigana. Uramutse ukunda video nk'izi wakanda subscribe kugira ntihagire video n'imwe izajya igushika tuzajya dukora. Kanda subscribe nugera kuri YouTube, kandi hano TikTok wibuke gukanda kuri gasaraba, kandi like iyi video wibuke kuyisharinga inshuti yawe. Sura iyi video wirebe uko bikorwa akantu kandi. Thanks, wibuke kumfollowing.